dukomeze rwose muhundagaze izo mundu izo ndabyo ababyeyi mudufashe yawe mugire ko murari uko niko byari byifashe kwa 25 Kamena 2018 mu gishanga cya Nyamarebe kiri muri Paruwase Gatolika ya Kiziguro ubwo mutagatifu Tereza w'umwana Yezu mu byasigaye bye bitagatifu yasesekaraga muri diocese ya Byumba avuye muri diocese Gatolika ya Kibungo. Wari umunsi wiyegeza butumwa w'amateka wahawe agaciro gahambaye cyane kandi byabereye muri iki gishanga bizahora ari urwibutso rukomeye mu myemerere y'abakristo batuye Kiziguro. Nyiricyubahiro Céléverien Nzakamwita umwepiskopi wa diocese ya Byumba icyo gihe imbaga y'abihaye Imana n'abakristo batabarika bakaba bari babukereye baje kwakira uyu mutagatifu. Impamvu yo kuza kumwakirira mu gishanga cya Nyamarebe yasobanuwe na Padiri Rutinduka Laurent wari padiri mukuru wa paruwasi ya Kiziguro. Twishimiye kuza hano rero kwakira mutagatifu Tereza w'umwana Yezu muri diocese yacu, muri paruwasi yacu. Twahisemo kuza hano muri gishanga cya Nyamarebe. Icyambere nuko ariho diocese zombi zihurira, diocese ya Kibungo hano hakurya ni paruwasi Rukara, diocese ya Byumba, paruwasi ya Kiziguro naho zihurira. Icyo rero ni igitekerezo nyamukuru cyatumye tuza hano. Ikindi iki gishanga cyacu abantu binamuzi ko ari igishanga navuga kigira barahotora. Tuje ko tugitagatifuze amashini mondo tutagatifu igishanga cya tuje kugira ngo rwose twamagana ubuhotozi bw'iki gishanga tucamo dufite ubwoba. Umutagatifu wacu uragitagatifuza abantu tugira umutima mwiza. Igishanga cyakunze kwicirwamo abantu cyane turabyamaganye. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu atuzaniye amahoro. Ibi byavuzwe n'umushumba diocese ya Byumba birakomeye kandi ni ingenzi kuri buri wese wifuza gutera ikirenge mu cya Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Bakristo wa paruwasi ya Kiziguro, Tereza twakiriye uyu munsi mu buto bwe. Yabonaga kana k'amagara make karizwa n'ubusa kashaka ko bakitaho. Yaje mu kiliziya rero bamwigisha akavuga ati ariko ninde uriya nzagira nanjye mu ijuru nzaritaha sangeyo mama, dore ko nyina yapfuye akiri muto kandi yamukundaga kubi. Aza kuvumbura rero ko kujya mu ijuru bizamworohera. Yabonaga nk'ibuye rivuye hejuru rikikubita hasi rishwanyagurika, ariko akababi kamanuka kakwitura hasi ntikagira icyo kaba. Ati ubwo ndi mugufi, ubwo nta biro mfite, buriya nanjye iyo nguye ntabwo mera nka ririya buye, ntabwo mera nk'igiti kiremereye. Inzira rero y'ubutagatifu yavumbuye ni ukwicisha bugufi, nako ni uguca bugufi, nako ni ukumenya ko turi bagufi imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abandi. Turi bagufi. Iyo tubimenye rero tukamenya umwanya wacu, tukamenya ko dukeneye Imana, ko dukeneye abandi, nibyo bituviramo kutiheba, kudacika intege iyo tubonye dufite bitubuza kuba intungane, kwizamura ngo tuzagere mu ijuru. Tumenye ko tutabishobora, ariko Imana ubwayo kandi itumye intumwa zayo badushoboza kuba twagera koko mu ijuru. Nguko uko yavumbuye ko kuba muto, kuba mugufi bituma wiyambaza abagusumba, kwiyambaza cyane cyane Imana. Umugenzo mwiza wo koroshya, wo kwiyoroshya, wo guca bugufi ni umwe mu nzira zitugeza ku butungane, kuko twemera gucungurwa, twemera gufashwa n'ingabire Imana iduha, kenshi izinyujije kubo tubana. Ikindi Mutagatifu Tereza yavumbuye, yumvise inyigisho mu kiliziya zivuga ko kiliziya
ari umubiri mayobera wa Kristo. Ati niba rero kiliziya ari umubiri mayobera wa Kristo, Kristo akaba tubereye umutwe tukaba ingingo ze, ati uwo mubiri ushobora kuba ufite umutima. Kiliziya umubiri wa Kristo ufite umutima, kandi uwo mutima niwo wohereza amaraso mu ngingo zose zikaba nzima. Nibwo rero yagize ati muri kiliziya nihitiyemo kuba umutima, mpisemo ko urwo rugingo rukora byose rukorera bose. Ati ubwo rero nshobora kuba intumwa, nshobora kuba umumaritiri, nshobora kuba misiyoneri, kuko umutima ugera hose ukagera kuri buri wese. Umwanya rero wawe wanjye wundi muri kiliziya nubwo utaba umutima ariko ufitiye akamaro umubiri wose. Nta mwanya w'umubiri w'imfabusa udafite agaciro. Ndetse Pawulo mutagatifu avuga ko ingingo z'umubiri zitera isoni ziciriritse nizo twitaho kurusha izindi. Ati rero muri kiliziya buri wese arakenewe kandi umwanya we ni ingirakamaro. Ibyo yarabivumbuye kandi abigenderaho. Ikindi rero tumushima nuko mbere yo gutambuka kwe yabwiye abari bamukikije ati ntinze kugenda, ningerayo nzabamanuriraho mwese bose, abantu bose amaroza. Yakundaga indabo zitwa rose. Mwese nzabamanuriraho amaroza, kuko nzi ko Yezu azampa uruhushya noneho rwo kugirira bose akamaro ubwo nzaba ntagifite ibi bintega, ntagifite izi ntege nke zingaragaraho. Nzashobora noneho kugirira akamaro bose nk'uko nabyifuje, mpitamo kwibera urugingo rw'umutima kugira ngo ushobore gushyikiriza bose gituma baba ingingo nzima. Uyu mutagatifu twakiriye none icyamuranze cyane ni icyo yise inzira ngufi igera ku Mana, inzira y'ubusamo igera ku Mana. Iyo nzira ngufi ni urukundo, gukunda kandi ukamenya ko nawe ukunzwe, nibyo bikugeza ku butungane utavunitse cyane. Yarabisobanuye ndetse kiliziya irabishima. Ubu ndabibabwira mu magambo avunaguye cyangwa se atuzuye, ariko iyo nzira ngufi ubwo muri iyi minsi yari kumwe namwe bazarushaho kubibasobanurira. Nibyo byatumye kiliziya imugira Docteur de l'Église, umuhanga kaminuza, kuko yavumbuye inyigisho abandi batigeze bavumbura. Bamwita Docteur de, umwarimu ukomeye. Uyu munsi rero yaje, mwagize amahirwe yanyuze iwanyu, ntazanyura mu maparuwasi yanyu yose. N'ubundi gakuru ni gakuru, paruwasi yanyu niyo nkuru mu maparuwasi ya diyosezi. Mwagize ayo mahirwe yo kumwakira, mumutega amatwi, abigisha guca bugufi, kumenya ko muri bagufi. Mumutega amatwi, abigisha gukunda icyo ari cyo, uko bakunda. Abigishe kumenya ko mukunzwe, mukunzwe n'Imana, kandi ko mwese twese bashaka aho yaduteguriye umwanya, aho Yezu Kristo yagejeje kamere yacu umuntu, amaze kunyura mu bubabare nk'uko tubucamo, amaze kunyura mu rupfu nk'uko turucamo. Kamere muntu yayigejeje muri kamere Mana, iburyo bw'umubyeyi wacu twese, umubyeyi wa Yezu Kristo n'umubyeyi wacu. Kamere yacu yageze muri kamere Mana. Imana yifuza ko nta muntu n'umwe ukwiye kubura uwo mwanya, umwanya w'icyubahiro, umwanya w'ikirenga.
Imana yatugeneye ntazagire uwitesha kubera akabuto katumye Eva na Adamu banyagwa kandi bari baragabanye, tukabura uwo mwanya w'ikirenga kubera uburangare bwacu, kubera irari iri n'iri ritubuza kubona byose, rikaduheza muri ako kamanjwe katwanduza. Dusabe rero Tereza atwigishe tumenye ko dukunzwe kandi natwe dukunde nk'uko Yezu yabiduhaye mu rugero. Uteze amatwi byatangajwe na bamwe mu bakristo ba Paruwasi Gatolika ya Kiziguro nyuma y'inyigisho y'uyu mushumba, ukanabihuza n'umunezero bari bafite, niba wemera nawe hari icyo wasigarana. Yewe nitwa Mgr Céléverien, nkaba naragiye ejo tugiye kwakira Mutagatifu Tereza wa Yezu, tujya Rwabagenzi niho twamwakiriye, dukomeza tugaruka Kiziguro nanone turamwakira, ariko byadushimishije cyane. Twararanye nawe, turamukanye nawe kugeza muri iki gitondo, none sahizi tugenda kumuherekeza akomeze ajya Nyagatare, ariko turishimye cyane bwacu, turumva yagumana hano tugahamana, twabyishimiye cyane. Nitwa Nyandege Maria Gloriosa, nkaba nturuka muri Santarari ya Rwimitereri, Paruwasi ya Kiziguro. Twaje kwifatanya na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Nge sinagize ubushobozi bwo kujya Nyamarebe, ariko bari batubwiye ko tumutegera ku muryango w'impuhwe z'Imana, n'ubundi niho twaje turahama. Twarishimye cyane kuba twarabonye umutagatifu dusabira amanywa nijoro, uko bwije n'uko bukeye, dufite impuhwe z'uko tuzamwiyambaza natwe kandi nawe agakomeza kudusabira. Ikintu cyansigaye ku mutima mu buhamya bwe, icya mbere aradushishikariza kwitabira akayira k'urukundo, tukarangwa n'urukundo, tukarangwa no kwicisha bugufi, tukarangwa no kumvira, kandi tugasabana imbabazi kubo twahemukiye cyangwa n'abaduhemukiye. Nanjye nitwa Nyanzira Maria, nkaba nturuka muri Santarari ya Rwimitereri. Ngewe rero icyanshimishije, nashimishijwe, ni nabwo bwa mbere nakiriye Mutagatifu, ni ubwa mbere. Byanshimishije kuba twararanye, twashengereye, twashimiye Imana. Uriya muryango avukamo rero, inyigisho twumvishe twayigiraho ni ugukundisha abana bacu gusenga, bagakunda Mariya na Yezu, bagakunda gukundana na bagenzi babo, kandi natwe tukajya tubashishikariza gusenga bagiye kuryama. Nitwa Mukandisha Virginia, naturutse muri Santarari ya Gakenke. Ubwo rero natangiriye ejo Nyamarebe. Icyanshimishije cya mbere nuko yunamuye Nyamarebe, ubuhotozi bwari buhari, nkaba nizeye ko bucogoye. Ikindi mu mutima wanjye nuko urukongi rw'Imana rurimo rungurumanamo. Nanamusabye cyane cyane ngo umuryango, ko mba mu muryango w'abahowe Imana w'Ubuganda twaraguye. Nishimiye rwose ko namwatse ngo nadutere mu rukongi abakristo ndetse n'abapadiri nabo bakomeze bawubyutse bawushyigikire. Ubwo rero ikindi yansigiye ni ukwicisha bugufi. Nitwa Ngendahimana Cecile, nanjye naturutse muri Santarari ya Rwimitereri, Sikirisare ya Nyamiyaga, Paruwasi ya Kiziguro. Nanjye rero byaranshimishije cyane, nge byabaye binantunguye kuko ntago nari mpari, ariko aho mbimenyeye nagiye Nyamarebe, nkurikirana ubutumwa bwahabereye, nkurikirana na ririya somo badusomeye ryo muri Yohana ryerekana iby'urukundo. Ibyo byose byampaye kuzirikana, nyine twakomeje tuza. Byanshimishije, ari inyigisho zatanzwe, ari ubuhamya bwatanzwe, ndetse n'ukuntu batweretse neza ukuntu umuryango wuriya mubyeyi wacu ukuntu wamureze neza. Byaduhaye amasomo yo gukurikirana abana bacu, ndetse twafashijwe cyane kuko kenshi twajyaga twumva uwo mutagatifu ariko ntitumenye n'imibereho ye. Byatunejeje cyane. Murakoze. Ndetse indabo zirera, reka zere zirabikwiye, zirasa na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, zirahumurira hose na bose, ingwa zirahumura nk'ububani, zindabo Tereza icyamuranzi, zindabo ngo yaranzwe n'urukundo, zindabo zirera, reka zere zirabikwiye,
Tereza na mutagatifu